reka numve ko ariko twumva neza. Papa uri kutwumva neza? Kukumva neza kabisa. Asante sana. Iyi ni Ways Radio tuguhaye ikaze cyangwe. Asante sana. By the way, Happy New Year. Happy New Year to my big bro. Umeze gute papa cyangwe? Ewana meze neza nje ndashima Imana ni ukisa ikoshi. Yeah. Ako karana ko nkumvise neza. Ukisa ikoshi uri kubaka ibintu ari neza ari tamborare. Okay. Byiza cyane. So iyi ni platform ni media ivugira cyangwa se iriho kubera abantu bafite ubumuga muri rusange. Kuri wowe ku uyu munsi dufite iyi platform mu Rwanda dore ko natwe twihariye muri Afrika muri rusange. Ni ikintu wavuga ko gisoundinga gute mu iterambere ry'umuntu ufite ubumuga nka papa cyangwa? Ikintu mbyumvamo bigaragaza ko industry yacu iri gutera imbere bitewe n'uko dufite igihugu cyiza gifite amahoro gifite umutekano gifite iterambere so byajya muri media house ukabona ziri gupushinga new talent ziri gufasha abartiste music yacu nyine iri kugenda growing umunsi ku munsi ari n'ibintu byo kwishimira. Okay. Neza cyane. Hanyuma cyangwe nagira ngo twite dusa nk'abarasa ku ngingo neza kugira ngo nze kukuribera ukomeze gahunda warurimo muri rusange ya nyuma yo kuva muri RE cyangwa se muri Rock Entertainment havuzwe byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu munsi benshi bakaba bari barakomeje kukumbaza cyane cyangwe ko tubona gikora indirimbo ese ari muri management ese ari kwikorana ninde uri kumufasha niba wenda atari kwikorana. Ndagira ngo icyo kintu kidusobanurira gato uyu munsi papa cyangwa ahagaze. Navuga ko abamfasha bo barahari ko nawe uri mu bamfasha. Merci beaucoup. Wese ufasha ko igikorwa cyanjye cyakabaye kigeraho gikwiye kuba kiri abari mu bamfasha. So rero abamfasha barahari abakunzi b'umuziki nyarwanda abakunzi ba papa cyangwe abanyamakuru aba DJ aba promoter aba blogger abantu bose nyine aba artiste muri rusange ariko mu buryo bwa management nawe ntabwo navuga ngo mfite umuntu ngo cyangwa umusponsor oya ibyo byikorera nyine kubera rwa rukundo rw'ibintu umuntu aba afite bya bintu nyine ubukunda ari passion ukavuga rero mfite kubirwanirira ariko ntabwo navuga ngo mfite ngo umuntu nyishira audio cyangwa video ya nitero. Okay. Hanyuma ni wowe yego ubwo tukata twibaza dutese ubwo bushobozi buva he? Buva mu bantu still nukuvuga ngo music dukora nkuko tuba twayitanzeho amafaranga ni nako tuyigaruza amandi mafaranga binyuze kuri za mbuga za social platforms dushyiraho imiziki yacu ama audio platforms za YouTube n'ahandi ziba zitwishyura so hakajya mu bitaramo biba byishyura. Yego. Okay, neza cyane. So navuga ko wenda bitangaje kuba uri kwifasha muri buno buryo ukabona n'ukuntu uri kugenda ukora usa nkaho ufite speed ukuntu ntabwo utinda cyane mu guha abakunzi bawe igihangano kandi kinafite n'amashusho niba ukoze audio urasohora na video ibintu nyine ubona abantu bakomeza kwibazaho cyane. Iyi speed ufite uyiterwa n'iki cyangwa? Navuga no gukora akazi kawe ugakunda iyo ukunda akazi kawe nyine ugaha umwanya ukamenya abantu bawe bagukundira iki bakunda ibikorwa uko bamenye papa cyangwa imiziki nyine bashaka abaha imiziki. So rero bituma nkomeza kuvuga abantu ko bakomeza kundwanirisha ku munsi iyo nsobe ntabwo banengwa kunsapotinga wangerese naba dekona nkaba indirimbo ninze wapi ahubwo na next weekend abatamo brand new song. Yeah. Hatari sana. Hanyuma cyangwe ukiri aho ngaho hari amakuru yagendaga tugeraho yuko umunyamakuru mugenzi wacu ku kindi gitangazamakuru Ndahiro Valence kariwe ugufite mu biganza n'ibintu nk'ibyo ayo makuru niyo cyangwa se? Yego niyo nukuvuga ngo dufite uburyo dukoranamo ariko bitari full management. Kuvuga ngo ni umujyanama wanjye
amfasha mu buryo butandukanye uko ashoboye, ariko akaba ari umuntu umfasha nta nyunga nkenewe. bavuge ngo ndi kumufasha kugira ngo najya mu gitaramo ngo amuhaye amafaranga nakora ibi ku ndirimbo amizi purusa wapi, uko ashoboye icyo ashoboye kumfasha aragikora. So rero icyo gihe urumva bitandukanye na management, ko nanjye hari ibyo nakenera wenda namubwira ngo nkorere ibi ngibi kubera ko ngo umfasha oya, akorera ibyo ashoboye kabisa. Nanamushimira cyane kuko n'umwe mu bantu bagira umuhate mu kumfasha umunsi ku munsi, bitari no mu muziki gusa no mu buzima busanzwe. So umwe mu bantu bangira inama nyinshi umunsi ku munsi bagerageza kumfasha kugira ngo ngire iterambere, haba mu buryo bwa music no mu buryo bundi bw'ubuzima busanzwe. Wow, neza cyane. Ndavuga ngo ni kwa gusapotinga umuntu ariko bitari mu bintu by'inyandiko. Nta nyungu n'imwe gushaka, inyungu ari ukubona wateye imbere cyangwa ubayeho neza ufite ibintu byiza. Neza cyane. Hanyuma dukomezaho gatoya, cyangwa hari indirimbo yawe wise mu bigori maze amezi 3 kuri YouTube channel yawe. Ku bantu bitegereje video yayo intro ukuntu imeze, isa neza nka intro Diamond Platnumz yakoze mu ndirimbo Commando. Abantu bakabihuza bino bintu bakavuga bati se koko nibyo yaba yarakuriye copy dore ko ingoma yawe ariyo yasohotse mbere, cyangwa se mwembi hari ahandi mwariye copy? Kwanza iriya ide yo gutangira kuriya yaje gute kuri we papa cyangwa? Iriya ni ide yanjye uko indirimbo yagombaga kuba ndi kwereka abantu nyine ibintu byaranze kariyeri yanjye, ibihe by'ingenzi runaka byagiye bindanga mu itangazamakuru. So rero nari ndimo ndarinda bibereka abantu. So rero ni ide yanjye. So rero kuba abantu bamwe impamvu nayigeze mbigiraho ikibazo cyane ngo ngire icyo mbivugaho cyane cyangwa ikintu, uko nzi ko industry yacu biragoye akanya ko wavuga ngo umunyanayijan nshishoye cyangwa umutanzania beta bumva uri kwitsina uri kugira iki, ariko abazi kuri bakoze ko ugiye kugendera kugira indirimbo yasohokeye yanjye niyo igihe yasohokeye uhita ubibona ko nyine ya original ari yanjye ariyo yasohotse mbere. None ikindi n'abagerageje kubivugaho nabonaga ari ibisanzwe bitewe na industry yacu nakubwiye, ahubwo buriya nk'iyi yarasohotse mbere ho gatoya mwumva ahantu hose yibye indirimbo y'abandi washishuye. So ni ikibazo ku muziki wacu, ntabwo nzi niba ari wenda ari abanyagihugu batizerera ko imiziki yacu irenze yabariye abantu ku buryo kuba babona umunyagihugu yakoze indirimbo. Sinibyo, njya numva n'indirimbo z'amaudio z'abanyarwanda, ugasanga hari indirimbo y'umuhanzi wo hanze yasohoka bakavuga ngo oya ngo ntago ngo bihura neza, ngo ntago ngo yaba yaramushishe ngo kuko ari ubakomeye ngo ari mpuzamahanga. Noneho mu Rwanda yanagira agacurangisho kamwe gusa kenda gusa neza, ati ngaho yongeye bashishura umunyanayibya cyangwa umugi. So ni ikibazo rero, ariko kuko umuntu aba ari gukora ibintu byinshi kandi byiza umunsi ku munsi, niyo mpamvu twe tutabyitaho, ukomeza kwikorera nyine ababizi n'ababibona baba babibona, ntabwo ari ngombwa ngo ukomeze akuze ngo yamurebe, ahubwo biguha imbaraga zo gutekereza ibindi kugira ngo azaza atwaye n'ibindi n'abandi bazabona ibyo batwara. True. Ibyo byose binyibutsa no muri ya minsi ishize kuri Kenny Soul, Thermometer ndetse na Harmonize, byaragiye biravugwa cyane mu guhuza amayide n'ibindi nk'ibyo. So hanyuma ibi bintu bivuze iki, cyangwa se kibona ikintu nka kiriya kuri Platnumz nk'umuhanzi dufata uri gusunika game East Africa kugira ngo igere international muri rusange, ni ikintu cyari kivuze iki kuri papa cyangwa kuri idea zawe no ku muziki nyarwanda muri rusange papa? Ikintu cya mbere biba binyereka ko umuziki wacu wateye imbere cyane, ku buryo nyine n'umuhanzi nk'uri ukomeye n'abatari n'abariya nabo babicara bakareba ibikorwa by'abahanzi nyarwanda bakavuga reka turebe imiziki yo mu Rwanda. So rero urumva binyereka ko production yacu abe muri audio abe video biri ku rwego rushimishije, nyine biri gukompeta n'ibindi bihugu byose bikomeye ku ruhando rw'isi. So icyo ni ikintu cya mbere kuri njyewe rero, by'umwihariko bimpa izindi imbaraga zo kuvuga wow, niba iki kintu nagitekereje nkagikora n'abandi bakagikunda bakabumva bagikora, reka ntekereze ibindi byisumbuyeho. Okay, neza cyane.
So hanyuma dusoza niki usaba abakunzi bawe, hanyuma iyo projet wavuze ko ugiye kuduha next week irasohoka ryari nyirizana wenda tube twasevinze iyo date iri somewhere? navuga ngo ubu ngubu tuvugana nayimaze ukwezi nsohoye yanjye na Kivumbi King, yego, video yitwa mu busaza, yego. So rero next week ntabwo ndadesida neza umunsi, ariko ndadroping indi ndirimbo yanjye audio na video y'uyu mwaka kugira ngo abantu babone papa cyangwa uyu mwaka se adwishimiye arasate se vibes nizihe. So uyu mwaka rero nabwo ndashaka gutangira icyumwe tugiye kujyamo, ndangira ukwezi gushya mbana indirimbo cyabo kugira ngo nanjye umwaka mwinjiremo abantu banjye mbaha impano y'uyu mwaka. Neza cyane. Uraba uri wenyine cyangwa ni collabo? Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo ndamenya umunsi yasohokera ko already njye mfite amaproje menshi, araba ari njyenyine ari featuring. So ndimo ndareba ese ni featuring ndaheraho cyangwa ndahera ku single, so byose biri buhere ku bantu kugira ngiye gusohora project mbanza kugira abantu bamwe na bamwe nganiriza nkazibereka nkumva feedback zabo, nkabona gufata umwanzuro binyuze kuko abantu bari kunjye aba baba basani, aba producer, abafana se runaka. So rero ni ibyo ngibyo ngendera. So niyo mpamvu iyi weekend mfite kugenda murana bamwe muri bo, ngenda mbumvisha nkumva ibitekerezo bafite cyangwa inama bangira kugira ngo nanone nsohore ikintu ku mutwe umwe, nanone wigira inama muri sometime. Okay. Neza cyane. So reka tugushimire cyane kuri no time yawe, keretse niba wenda hari akandi kantu wihariye cyangwa se akamesaje kihariye ushobora kuba wabwira abaduyi ko twumva kano kanya, then tugushimire kuri time yawe. Ikintu cya mbere ni ukubashimira since day one uburyo mukomeza kunsapotinga. You're welcome. All media houses zose ndashimira, nkashimira abafana b'umuziki nyarwanda bose muri rusange, abakunda ibikorwa bya papa cyangwa umuziki nyarwanda bose muri rusange, basaba ko bakomeza gushyigikira ibyo wabo abahanzi babo, imiziki yabo umunsi ku munsi kugira ngo bibe byiza kurushaho. True. Okay, reka tugushimire sana, tukwifurize nanone na weekend nziza papa cyangwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Asante sana, God bless you papa. My honey, my baby, I say you are my daddy.